natwe twabitekereje nyuma yabyo yego ese kuki yaducitse ese kuki twamuritse akagenda nanjye umujinya waje kunyica nyuma yabyo buriya ni amahirwe twavuga wagize yakurumva nyirisha vuba kuko ndibuka ko nabwiye cameraman ati mbarukuyeho kamera ko numvaga ninkora ikosa wenda nkaba namukubita ikofi nkagira ibikeraho kamera bya bibazo nagiye cameraman agakuraho kamera uro Mosco warambabaje anga gukuraho kamera ndakubwira ngo urumva unaka gifting ibiki nibiki fendofe birangira tubonye ko ari mu ibintu ukanambwira ngo kuraho akabyanga abana muroze ntakoreho twakora ikiganiro nyinjoro mpaka icyo gihe saa 3 twazanshikana sene z'ijoro wese avuga ngo kwa yaza kuba yararozwe yaje kubera ko yaje nta bwenge afite cyangwa se bamuhereje pa raporo iyo mpamvu wewe wakunubwa ati kora kwino boro wazanye akayikoraho wenda bikamufata ariwe kucyanze gukoraho akse mwagiye mureka isaka sinze gusera hanga sinze gusera kunyandiriza umupira ukabyara nambaye wayiti wiyanduza ase we isaka ntabwo wagenda nutambabarira isaka gahunda afitanye n'uwo bari asafitanye gahunda nawe afitanye gahunda nawe ibyo wakoze byaragushimije sister we nyihangana ariko nabadukurikiye mu twihangane byare ngo inshuti yanjye ariko nta n'ubushitego nagutihangana uzuzanye ikise wanga uzi bitwaje uzi bitwaje inyuma yawo nyari iki inyuma yabo nyari iki uko yamuhuza nawe nabwo bari ntongeye kunkoraho kabyara sivyo basi nagusabye imbabazi okay vugana isaka mu kiganiro mwatumira mitoro fako utazanye ibindi gusa dona kirunzanye isaka mikoro niwe mwapanze ikiganiro mugiye gukorana kinaga nafite n'uyu nguyu sivyo ibyo yakoze birahagije waranyeretse uriwe sivyo uwari we yaranyeretse uri umukinyi turakinana muri filime ariko ikintu wifuza kuno munsi mbumurambo wamubwiye nese ndamubwira ari kunyumva mana nateye ibindi gusaba imbabazi none nabyo yabyanze wamuzi ko byanga byakunda ahantu ntanahegera wahava ndoga ahantu ari sinahegera yahava ndoga ariko arimo arasaba imbabazi mana jero ni muracyari kumwe turi mu kiganiro nimero gufata amajwi utazavuga ngo nawe kuzi nizere kumeze neza ari hose mu cyo gihe tandukanye dusura tandukanye hirya no hino mu isi nizere ko mumeze neza nitwa umugabo udakina n'abana ukinanye na zivuga menshi kubera impamvu zigiye zitandukanye amwita Iradukunda Marie ase kuki abanyarwanda mu kuvuga izina ry'ibintu yaranje none uzi inyuguti bamwakuye mwaho ngaho se nagiye no kubaruza simukade kuri mobile money bandika nako kuri ID nkoresha bandikaho ngo Iradukunda kandi naga Iradukunda giye nitwa Irankunda Marie ariko umuntu wese mbwiye izina ry'abangira Iradukunda kuki mwe yaranje mu kurivuga se Iradukunda Irankunda inkunda giye nyine Irankunda umeze neza ese ubona byaba ari neza kandi ko abahitaze mwino minsi ibaze ko basigaye bakina no kuza kunyicira muri mu magift cyese mu mpano baje ngo atari kwera so abarundi mumeze mute abashyikiranganji urwaruka nizere ko meze neza abanyamakuru b'i Burundi mwese abari mu ntara ya diaspora mwese nze komeze neza abari mu bice by'etandukanye by'isi kwanza Kigali news yanyakirije anza ngere fund cyitwa inzoga twagitaye abuzu ariko umuntu agiye muri commentaire ko mushana nifite jo mu Imana wangu se akamara ngo yagasomye ibaze kwere Siramu muzima ngunzo so wundi uwo muntu yavuze ngo agasomyeho aza abantu bagasomye bameze gute yari yanakangure so yasanzwe agasoma ngo ni bubizi negira umujinya w'inshuti yanjye babaje nimba ro guhugita ari umujya mu ngo wamuhugita we umuhugita ni nk'umuntu ngira ngo umuntu mubi umwicanye arabahetazi wamenya murundi rero ndiza ko abon kiganiro nakoranye na wa mukobwa Aime kuri operation bari wakorewe ndizera ko icyo gihe abadukuye bagize commentaire nyinshi barambwa ati ishyaka manajya kuki mutagikubise ishyaka manajya kuki mutamuhaye umwanya ngavuge ishyaka manajya kuki ducene kinijyane nacyo barakibonye ko nabusora ngwiza twabonye guciriyemo abantu benshi nayo bonye muri comment kuki mwamanutse akagenda kuki mutamukubise kuki mutamujyaye muri rebo ari n'abanyandike kuri WhatsApp nyene banje hafi na hafi barabimbwira ariko bamanze umve ko byanka byakunda naho ku giti cyawe uri wowe ugize imana ukabona umwicanye yaraje kukwica yego ugahita umufata atarakwica umutima ufite ako kanya n'umujinya nibiki ntivyatuma ikindi kintu utegeza ko bamukorera uguvuga ati Imana ishime kuba mubonye bitaraba ko bacumugana ngo iwe serutse niba yakishe isuka hagura mureka akagenda ibyo bindi nkuko wabitekereje natwe twabitekereje nyuma yabyo ese kuki yaducitse ese kuki twamuritse akagenda nanjye umujinya waje kunyica nyuma yabyo buriya ni amahirwe twavuga wagize yakurumva nyirisha vuba kuko ndibuka ko nabwiye cameraman ati mbarukuyeho kamera ko numvaga ninkora ikosa wenda nkaba namukubita ikofi nkagira ibikeraho kamera bya bibazo nagiye cameraman agakuraho kamera uro Mosco warambabaje
anga gukuraho kamera siko n'umuntu ukabona ufasha akaboro wajyaho ni buri y'urumogi yafunitse mu gikoma none no gufata inoza ibita kugashira mu mata ntago kari kwihisha habe na gato. So Burundi utekereza iki reka ngareko kuri komanteri z'abarundi bavuga ngo taha garuka muhira Murundi irinde abagoye niki kiba ubona kiba kihisha inyuma cyane cyane wajya uhura n'ibigeragezo Irene mama Irene ba metode bande na ntubungura cyane n'ibigeragezo by'abakobwa cyangwa abadamu mu Rwanda kuri okeka ari izihe mpamvu bino byose bigoma bikubaho ko nta mujama cyangwa nta mugabo nabona kuri jewe ntago bibara nk'ibigeragezo kora ko tugiye kubana n'ibigeragezo kwa tugiye gupinga Imana yaturemye kuko byanga byakunda ibintu biba ku muntu ibyo bintu Imana iba yarabyanditse uwo muntu akivuka ntago ari bitunguranye bro ahantu uzagwa Imana yateguye ikivuka ubwo rero nugenda hariya bakakugonga ntago wakugonze kuko bitunguranye ngo biratunguranye baramugonze gutese ibyo ni ibintu byari muri gahunda byanga byakunda uwo munsi ntago ari kurenga ubwo rero ni impura n'abantu bakanuka bakamuburozi bakagira ibiki cyo kintu ntago gitunguranye ahubwo wa mwanya wacyo wageze ahubwo nishimira ko byanga byakundi cyambere kivuye mu nzira kibazo cyambere kivuye mu nzira ngiye guhura n'ibyiza imbere cese n'ikindi nacyo kizaza kive mu nzira ntabwo rero ari bigeragezo ntago ari ibiki ahubwo ni ibintu biri muri gahunda gusa inshallah kuba ngeje no saha nyine muzima bro yego twabihuza gute n'ubustare bwawe ubustare turabyibuka andize promoter temo turagana ati Burundi aho umustari uri kumwe n'abanyagiso uri kumwe n'abande ni byiza ni by'agaciro twabizwa n'ikine n'ubustare bwawe kuko barabati abastari dukundwa na benshi bajya batandukanye haje ushaka kwica urabaza bajya mu benshi tuje duhura nanjye ubwanjye uzwi nawe uzwi kwaho n'umujama akakwemeraho ariko twe tuba tubizi ko ari abuzu ibyo naba birenze ariko abakobwa babona ko ari ibirori wabuzira yuko uri icyamamare cyangwa wiyemera jewe mu Burundi mu Rwanda sije icyamamare uhari no mu Burundi nayo sije icyamamare uhari akazina mfite sigatoya ari abantu ushobora kuba banzi cyane stile bivanye n'ukuntu nahise njya mu masinema yo mu Rwanda hari bashobora kuba banzi batari bake batari na benshi ariko sigiye nanone baba bazi cyane kurenza abandi ese kuki abandi ibyo bintu badahura nabyo ubwo rero nubisanishe ngo ni ubusare ni ibiki nibyo bibora ahubwo ni ibintu byanye uko nabikubwiye ubu na wa muntu wundi nawe afite igihe cyewe azahora n'iki kibazo ariko nabona nacyo canke se afite ubugi Imana yamupangiye gahunda ziwe ubwo rero ubustare afite nanogona na barakara ubustare kubera ko uri umustare nubona ufaranga ashaka nubona bwa bustare bwiwe ko hari ikintu cya danger bumuha nawe giye mu gihe narabona job ifatika nk'ubustare bwanjye iyo job nkayikora nk'umustare ntago ndabakunda umustare ejo munini mbone job ifatika ya danger gatungunda umustare kabisa yaje ubwo bustare bwanjye ko urangaburira ko uranyambika ameze neza nta kibazo na kimwe fisi ubwo niko zabara ko umustare nawe ngo ndacyakwana cyapambana nabisi madamu wawe nagusanganye nawe kuri yanzu yawe wabuze n'ubushobozi wabuze buri kimwe cyose kugira ngo wenda wabe uyuba kuva mu bukode cyangwa mu bupangaye madamu we n'umwana bameze bate ko mfite amakuru ko bo mutakibana birako tujyana kuri Mutesi mane sire sinzi niba utabikurikiranye uriya mukobwa Teta yaje kugenda mu gihe Grafrere yari akiri no Grafrere ndakubwira ko yasuye muri Uganda ko yagiye muri Kenya yaje kugenda madame asegabwiye gene nagiye mu kiraka kwa Nyagiso nagiye gushutinga abwira bro wanje Grafrere wanje kwanza aramubwira ati sasa rero ngiye ari umuntu wamwe ngo ngere duhure ngampe igikoma cy'umwana niko yabwiye madame yabwiye Grafrere noneho Grafrere ati nta kibazo Grafrere ajya saa 10 nimugoroba umukobwa ataragaruka Grafrere agajya hamagara umukobwa telefone nice nibwo nanjye naje nimugoroba arabinsobanura Grafrere numva nibishoboka guhera mu gitondo telefone ntabwo iriho ndashakisha ahantu hose biranga kombizo ndashakisha hose telefone ntibicamo wapi nibwo nagize gutya mbona wa mu Chetru wacu Mutesi ari kugamba kutangaza amakuru mbona ari inkumi n'amannyo n'ibiki ingoma zaburiye ari kwigamba ku mateleviziyo ngo Murundi ankore ibyo nshaka byose ndamara baramupfuburaga muri barapfuburaga ngo ubone ubuzima nje narabikoze ariko yari mpamvu cyambaje nuko n'agafuka kasima abonye ko gushyira ku nzu yawe nyine ntago mbihakana ariko ikibazo ejo bundi aho mbikora urabizi ko umugore umwana wari kwa muganga nabikoze kugira ngo mbashe ko nabavanayo byanze burundu kandi nyana nabivuga buri gihe n'abantu bamfashe nk'umuntu mubi nabasavye imbabazi abatari bavyumva amusori ntago nabikoze kubera ko ikibazo runaka agenda naburarana nkanabwirwa nagira umuntu bimenya ariko hari abantu bandi baburara bakanabwirirwa bikaba ibibazo nafuma rero nitangira kugira ngo bajye sasa rero uwo mugore arigamba ibiki n'ibiki nibwo twaje guhura arambwira ati wowe
gihe uriya mukobwa unigenza ahantu ari kugira ave iwawe mfite ububasha bwanjye nakoresheje namuhaye amafaranga iki n'iki aragusiga agusigana umwana ubona ngo wamenya ahantu uwo yari umugabo cyangwa wari umusore aguhamagaye akubwira gutya uti umugore wawe ndamufite oya ni ijyanjye mugore Mutesi yamuhaye amafaranga y'umukobwa aramubesha ati wewe kugira ngo yashakaga gihukana nibwo yamarozi niho ari karaza ibyo ngibyo ndabisanisha yuko Mutesi yafashe uriya mugore wa mama w'umwana wawe amubeshesha uduceri amujyana kwa Eme kugira ngo Eme abacumbike kuko Mutesi n'uriya mugore wawe urumva baje gusaba icumbi kwa Eme we yakira iki yakira Mutesi ariko Eme nawe mu magambo yantangarije ntabwo ashatse kunyerurura niyo mukigana twagiranye yaho mama w'umwana wawe ari urumva ko nakagamana k'abantu batatu none bimaze kugenda uko nguko mute ukeneye kunsenyera urugo hari ikintu mfa nawe arambwira ati jewe byanga byakuna nzagutsindira arambwira ati nanjye ntago nzantindira genje muri Samusinga 5 ku munsi niba n'amarozo ugiye gukoresha nagazamfata sivyo arakomeza gwaza tu nanjye ubu ngubu ndakomeza ndapambana n'ubuzima ndi kumwe n'umwana ndi jyenyine turi babiri ndamugaburira igikoma amata tworoshe akajya none ejo bundi nagize gucya niba ari yemenye natarazana yabyabe hano byewe yagize gucya numva umuntu anamamagaye ngo ni mubyara wowe umugore wanjye Teta ngo ari umuntu ndangiye ngo kari hano ngi Rusizi kugerageza kuzaza umushaki kari ngo twize neza kari muzima ngo cya kigore niba Mutesi gishobora kuba cyaramurogesheje akaba ari umwe kuko nta muntu watikeza guca umwana ukwezi kurinde gushira ari mugahenga yataye umwana yaramubyaye yaramutwisa amezi 9 twizera kari muzima ashobora kuba yaramuroza ari umusazi cyese afite ikindi kibazo kindi gerageza ushaka uburyo watega umusangira Rusizi umurebe urebe uko ameze usanga agwaye ugiye kumuvuza nusanga nabwo atagwaye umenye nyine ukubifata ubwo rero ni mu gahunda narindimo zo kuvuga ati kanshaka itike nyine kumureba wize Rusizi ni kure amatike yarabuze ni kure cyane nibwo hese kwitamo kino kibazo cyuriya nawe wanzaniye ngo igikomako mana ariko twakoranye ikiganiro asaba imbabazi atubwira ko ako sarasa imbabazi ngo bigende gute umuntu yakibonye yatuba ko agiye ku muganga ajya kwivuza asanga agiye yabakwira akwije imyaka 8 imyaka 8 arayujuje ende uriya muntu azanye yabihanje yaburoze uwo yasavye imbabazi imyaka 8 ahubwo afite imyaka hafi 22 impamvu ngo imyaka 8 arayujuje umwana umuntu wo kubesha ngo genda ufata ari amata yasuke hasi uyamene hasi sibyo n'imyaka munsi y'imyaka 8 n'imyaka 3 nabwo yamena hasi nose ni gutubabwira ikintu cy'igikumi cy'amabuno cyaje kiraje ngo genda ngufate ngibino bintu ugende kwicuma none siribaze umuntu ndiko nafasha namo kugira ngo fame tuzamure muri filime ariko araza tukatingana muri filime nubwo nta kintu ndi kumuha ariko nawe ari kintu karunguka nanjye ari cyo ndiko ndumungukiraho ariko akaza ntagazi ko byanga byakunda narimo ndamubaka nanjye twubakana ariko baramubeshe ashatse kuza kugice so yumvaga ariko abakurikira channel ya Murundi TV hanyura filime zitandukanye kugira ngo nawe ubone ushaka umugati ngwa bikomeye bakorera subscribe nuko amakuru nuko Mutesi ariho yabonye Eme kandi Eme bahuramo ngo urumva nawe baziranye no Eme aza gucumbikira Mutesi urumva yabaye numwe nawe se muri iki gihe n'umuntu agusuza agahita kuroga mana oya hari n'ubuyobozi baguhuhera birashoboka amafaranga ni mabi kabisa gusa nyene Imana ikomeze iturinde abantu bashaka guducinyiza bakoresha amafaranga nese nimba uvuga ko Mutesi tamuroze kuki Mutesi atagaruka mu itangazamakuru yaroze Eme Eme ni mutaraga uriya ni do oya yarabivuze mu kiganiro bakakubesha Imana nibakakubeshe abakabuje bavuga ibintu ni benshi cyane akavuga ibintu bitandukanye n'ibyabaye sivyo ne muzima cyane afite kuki yaje akubwira ngo urumva unaka gifting ibiki nibiki fendofe birangira tubonye ko ari mu ibintu ukanavuga ngo kuraka byanga baramuroze ntakoreho twakora kiganiro nyinjoro mpaka ico gihe saa 3 twazanshikana sene z'ijoro wese avuga kwa muganga yaza kuba yararozwe yaje kubera yaje ntabwenge afite cyangwa se bamwohereje pa raporo iyo mpamvu wewe wakunubwa ati kora kwino boro wazanye akayikoraho wenda bikamufata ariwe kucyanze gukoraho akse mwagiye mureka abanyakono narwanya bikomeye nyene ntambara yarabaye ariko gusa icyo mubwira cyo niba ari Eme niba arinde sivyo ya niyo n'umuntu yaza akuzamubabarire tukihuza tugakina video mu gihe habonetse afara gushutinga tugakina video bukajya hanze ariko kuno yifuje kumemukira abakinyi twakorana gace se bagenzi biwe twakoranaga baramurakari baramwirukanye nino saha nago bifuza kumubona muri TV baramwirukanye gusa nawe yumve kano kanya ko nanjye bwanjye kumubona n'amaso umunsi azagusemba bazi yaduyi bro umunsi azagusemba bazi yaduyi zaburiye azagusemba bazi aho kumwirinda akikara kimubona nase nago wakosa jewe nakosa aje kwica nakosa aje kwica umuntu je nikosa kari ubugome ako wasanga ari amaboroza aziko atari kwica umuntu siyaka nzagutuka wenda yo stile mbaye nk'inzoga nazwe inzoga nkagutuka
ejo nkakubwira ati nakoshereza hari inzoga niba uriye nta n'inzoga nkwa wewe ubwo se ni ikosa ryo kuza kwica umuntu bro iryo kosa rirabaho ariko nanone duteye ko ari ukwica umuntu ntabwo twabye ko uraburozo rwo kwica umuntu cyakozeho kuko nabwo ati kwa nino cyakabyanze nyuma yaho yavuze ngo iki yavuze ko ndawe wamurungikanye yarabyanze n'amutesi yamungikanye ni mutesi na kaya kaboro kasambwe ibyo namaje kucyagize igitekerezo kumenya ngo bampaye iki ngiye kureba Isiyaka namusanga Isiyaka nyere kwa hararega nta nubwo hari we twagusanze nyene hari umurambwa ati murundi ari mu batura wamuzanye wese twari tuvanyemo hari yakubwira ati ngiye gufataho umwana nahasize mvuye mu kwambwiye yego pe uzi n'ibintu wakoze ugashaka kuntu ugaragaza abantu banyagisoza ukuntu bashwane ati usuya muntu iki n'iki banyagisoza nakwihangana n'abajya mu bantu mu buzima ntago bibaho mu buzima bibaho Isiyaka manu uzajya umbabarira undi ndamwe bari kuko naje gusanga ino si kujya turibemwo birasaba kwimanaginga bro kuko hari abantu benshi cyane bifuza kutwica nese ubundi kuki abantu bifuza kutugambana n'ibyo dufite base ngo bazasigarana nitugira ikibazo nuti kontrola se n'Imana ntabwo nyene nese reka je nibariza abantu wese Isiyaka kanibariza abantu ni biki twagezeho bifuza base ni iki abantu twageze kuki bifuza kugira ngo nidukwama bazahita bagifata nayo ako muri uko ari kintu nge nyendera ku bafana mube ndebye no muri kino gihe cy'imvura cya bino bihe nkareba uburyo imvura imeze nabi nkibuka inzu ahantu ituye kambwira ko muri abasitari mufite n'abafana nta muntu uzaye kombwa kandi umusitari uruhuru rugeze mu mabati iyo Isiyaka nabwiye ngo ubusitari ni ikintu tugezeho ahubwo abantu babona ko ndi umusitari ntibamfashe ubwo busitari ndabucuruza makazi cyangwa umuvane YouTube nkore umuhe support impunga runaka nkore bwo busitari ndabyaza umusaruro ubu mfashemo nabwo busitari ubona ko ndi umusitari umusitari wicaye kandi ufite ibyo wampa nkakora Yesu ubona afite imbaraga zo gukora ubona afite ubwenge bwo kuba nakora ibintu gusa muri iki gihe murundi hari abanyeshyari hari n'umuntu ufata telefone nako mane turi abantu sivyo umwana no wawe no wanje n'undi muntu kutajya muri comment ubona ko umuntu n'umusore kumwe n'umwana n'ibiki kaya muri comment ziga 200 akabona na babiri bavuga ati tora n'igihumbi cy'amanyarwanda gende gura igikoma cy'umwana nubwo rukundo tujye turugira nubwo rukundo turugira tubyibuke ishari se n'urizi gusa nakonde ishari n'urizi gutanga ni ku mutima ni nka system nabonye ni nk'ikintu nabonye urumva nabonye ikintu muri kiro gihe ahubwo mu rujyo nicunga siko hari umuntu ufata telefone yawe akavaramo inomero yarabuze umuntu akamanukira muri telefone yawe akamubwira ubugambo kandi ugasanga ayo magambo atarigeze ava kugira ngo umuntu akwanyishe undi cyane hari umumama muri hanze yigeze kuba ukumva Isiyaka yigeze kuba sinzi ikintu yanyemereye kamera ukumva nyemera ambwira ati murundi giye kuguha impunga yuko impunga 500 wongere kuri kamera washe kujya shooting udufilme twawe neza niba nta kamera ufise ubu muzi ikintu cyabaye se haje umuntu afata phone yanjye urikumva akuramo nimero yewe aramugaza ngo mfishe uburyo ngo mfite kamera 8 mfite amashini ibiki ngo mfite ibikoresho wa mu mama nawe kwihangana byaranze birangira abyemeye sivyo birangira yumvishe karibyo byarangiye ya support atayimpaye ngo ishari ni babi mana abantu ni babi urano musi nagutunga Isiyaka nizere ko byanga byagutegeka umuri umuntu uri mu gicaka Isiyaka sinze gusera hangaha sinze gusera uri kunyandireza umupira ukabyara nambaye wayiti wiyanduza ase we Isiyaka Isiyaka ari gahunda afitanye nk'ubare asafitanye gahunda nawe ufite gahunda nawe ibyo wakoze byaragushimije sister we unyihangana ariko nabadukurikiye mu twihangane byane ngo uri inshuti yanjye ariko nta n'ushutse uzuzanye ikiza ubu ngaho uzi bitwaje nyuma yabonye hari iki kuko yamuhuza nawe bari ntongeye kunkuraho kabyaraho sivyo basi nagusabye imbabazi okay vugana Isiyaka mu kiganiro mwabatumira gitoro fako utazanye ibindi gusa nta kintu nzanye Isiyaka ndamikoro niwe mwapanze ikiganiro mugiye gukorana kinaga unafite n'uyunguye sivyo ibyo yakoze birahagije waranyeretse uriwe sivyo uwari we yaranyeretse uri umukinyi turakina muri film ariko ikintu wifuza kuno munsi mba umurambo sivyo ufite imyaka ingahe ngo barambeshe turabikoro zanyuma akose mwamba bari muno basi mbabarira sivyo babarira basi mwumva Isiyaka muranshaka iki muno ndabizi nejo barabyanze ko nyine naye ariko gahunda nawe ahangaje kuri naramuhamagaye yanze kuri telefone uje kureba ndi hano yewe muruni wenje kureba nubundi uzanye gift y'uburozi akabantu abantu barakamejeje abantu barakamera hano hasigaye bazana uburozi ngo baje gutanga uburozi nagira ne man
shamurunge Okay, ntabwo Isaka. Jene n'umwana mwiza ndabaterera agatebe icara. Icara tuganire. nje nawe Icara. Icara jye nawe tuganire. sha banza wicare nawe Sinkwaye karibu. Nta nubwo bakijyana discipline. ngahakira nawe Sije nicara nawe. Ikiganiro cyanjye cyarangiye. Wowe Isaka. Ikiganiro cyanjye cyarangiye asigaye cyuyunguye sibyo? mani reka nkubwire Kuza mu mazi. basi wagizemo ndemera zifate gutya ariko agira ntago ari buntu urumani jureka Uranshaka iki? Uranshaka iki? nshaka kumbabarira asa gutega basi wamugane ntega amatwi ukora bya byonyine bintu wari ufite imyaka ingahe wenda ubu wakuze uno musuje gusaba imbabazi wonyine nyine we ntega amatwi wari sibyo ufite imyaka ingahe yego yari afite imyaka ingahe akora ibintu ubu yakuze aje kwicuza hashize igihe kingana gute arimo aravuga ngo ufite ingwara by'imyaka 8 ariko umwana w'imyaka 8 nese ubu murugenda ntago regura mugendane nise wanyweye abantu nk'abakembe iki kirozi man bya umuntu musiga okay weho fata kuri kumfata ariko basi isogonda umunota wone namwinshi basi isogonda nimwe irarangiye akose muri ya mwana akonze kubyanga byakunda konze kubyanga byakunda ya mwana yamunaniye kumubyara yumvaga ko nanjye akeneye ko mbaho na mwana igenda mufite n'uwanjye imana iracyamurinze ibyo mutekereza byose nta kintu bizakora nta kintu azaba nta n'inyungu muzabona ibyo bireke unyumva masha na karakare nago nje nawe nakubonye kugenda baramuretse aragenda okay we numbabarira sibyo abantu baranda narakuretse aragenda ntaribi we museme ku bwumvikane bwawe akunde cyangwa muri kagenda okay nyine reka nkubwire Isaka kujyana aho bigoke noneho nareke kumbabarira ariko wanagikubita cyese ukanamujyana muri sibyo ma yaragiye ntunaje no kuneza zaga sinakuretse uragenda se ntako so wakoze ntago bari kugufunga we nkutanga okay weho reka kumbabarira basi sibyo shamurungewe nje mbabarira rwose none ibyo nakoze cyagenda bikora ngiye nese ndamubwira ari kunyumva man nateye ivi ndi gusaba imbabazi none nabyo yabyanze wamuzi ko byanga byakunda ahantu ntanahegera wahava ndoga ahantu ari sinahegera yahava ndoga byumve ntongere kunywa nese ubundi kubiza ari cyo twapfaga shamurose ubwo mu ruwagire kamana nyine we banza unyumve hanyuma aho ndi ndanahagarara ntunankoreho ndampagarara uno muntu Isaka kumbabarire sibyo kumvikana inshuti yanjye wantume mu kiganiro gatisha ko tugana nuko sibyo nanjye nifuza ko tugana kujyangire byishinze shikiza abantu basobanura impamvu namuretse akagenda sibyo nawe n'umutima mwiza sinamufungishije kuko nzi ko ari ibintu twakoranye wenda bya showbiz sinanamututse sinanamukozeho ariko aranyizaniye kano kanya ubwo aje ari kumbyonga ari none se kuki uwo mutima mwiza utawugera aka kanya mani tukamwumva usemba ava mu rugo bamuhamagaye kugira ngo ngiye kumuzana mu rundi yego twabipanze yego nawe ugiye mu bantu bangambanira oya nuko usabye imbabazi arazihabwa reka jya neza nyine apanze kuzana uyu nguyu kugira umuze nanjye n'ibintu yakoze kandi Isaka n'ubwa mbere ni wamuzanye cyane ndabizi Isaka inshuti yanjye akucyanye ni wamuzanye urabyibuka we yarambwa ati byo nakoze babaranoze njya kwa muganga arumva amenyejwe ko byagenze reka nabisobanire mu rundi noneho amaso ku maso Isaka ahantu yansanze ni wamuzanye yego tuko turaganaje nta kintu twapfaga no ko n'abantu banjye uzanye no n'ikidobya akosura nshaka iki nyine reka mbanze urambaza ifite bundi mbere ya biri hari icyo twapfaga nese ni kwawo ntabwo nese hari ikibazo ko dufitanye basi nese wabikoze ubikora ujya kubikora nyine ntacyo nese wabikoreye nuko mbona udashaka nyine reka mwibaza akazo kamwe yuza kubona biya bintu wazanye igikoma ndabivanza n'igikoma ndatetse umwana wanjye agiye mu bitaro agihuye n'ikibazo runaka wowe eme aho uri kumva uri guserebura wishimye none reka nkubwire ubundi se ndakubwiye ko byari uburozi bwo kwica umwana ko hanze gukoraho byari byo kwica jewe nta nubwo byari byo kukwica abadukurikiye mu rundi aracyari kumwe n'umwana we ari mu buzima bukomeye wa mugani twakira igikoma se ubundi umugabo ngo igikoma twakikoma muri covid niba byari iby'umwana ngiye ngo oya ntago byari byo kukwica sibyo nta nubwo byari byo kwica umwana wawe cya gihe mbabwira ngo mureke mu nyumva byari byo kugira ngo ukomeze ukunde mutesi nabonye Isaka byari byo kugira ngo akunde mutesi wenyine sibyo nata ushaka kubyumva gihe umutesi nago muzi nawe muri kuganira avuga ngo yarashutswe ese umuntu nkawe abarundi kari abana beza wakanganye ukanya abana beza bo kwicwa abana beza kujya ntago kukwica abana beza kujya guhemukira ariko wa mugani numwe nagwa yicwa ariko nanone wenda muri ariko ngo bari ariko so wa mugani dushiye abadukurikiye mu nyirabwenge zanyu
umuntu amenya isiyaka ahari njyana kwa Murundi nyuma n'uburozi bari baramurozi ariko byanashoboka umuntu uroga umuntu akamwica gutatakuraga we kugira ngo agukoreshe uri inshuti yanjye ndakwemera se bifasha ubundi umfasha handi abantu batapfa kumfasha yaba uyu nguyu yaba n'undi muntu wundi ubazabaza umuntu uramuzi usanga namuzi man umisha sivyo uhishe jewe utunge urantuze man utunge n'umwana wanjye umishe bishe n'umwana wanjye izinje ntukabazana ahantu ndi hari abantu babona ko mu Rwanda umunsi bifuza kumwemukira ntacyo ndi kubajyana kandi ntacyo dupfa hari sambu twatikanyije no guhura nanjye amaso ku yandi kugiye ngufata nk'umurozi imbere ko mugara kuri Murundi TV bananye cha Murunge turagendana Murundi nta nubwo ajya asoma na Bibiliya genda musoma Korani soma Bibiliya umva nk'iyo Korani s'abasiramu bo ntago bigisha ko ntaguhatirije cyagiye muri uragiye kweli nanjye niba yanze kumbabarira sindwa n'inkundura ubwo ahazabishakira mana nanjye ntago nibwicare pe kabarundi n'inshuti zanjye yanze kubabarira uri umuntu mukuru harebye ukora ararenganya wambwa nawe ndarigendeye aracyababaye rega aracyabaye ndabyumva ariko se iyo umuntu asabye imbabazi akanisobanura nta nubwo yakumva byakira bite kuva udahawe imbabazi none wewe wabyakira ute ubwo nyine mani ndakomeza mbe ndaho nasamye ese narenza iki ako buriya nabishaka ariko ugenda ubwira wa mugore ubwati amubwira ura mugore se cyagiye nakubwiye uvuga buti so waramwirukanye se naramwirukanye se nyibana nawe sinzi nahari sinyene no wananye nawo umwana ari cyanguko nashaka bari no muri Kongo mani ngewe muskwera yankoresheje ibintu none wiboneraga kwa Murundi nico gihombuka kibona wenda mwaje gukina izo filime zayo bari Imana amufasha muhabirayi none birarangiye ikabweme rero uzakomeza ushakishe mwihure na Murundi sinzira kuba huza pe ngewe ni wenjya kujyayo naragusabye njyanayo nawe nzakugendaho mpaka uduhuje akamba ariko urumva ndabizize ubizize se Ishyaka bwa mbere wamuzanye none urangambaniye ni wo muzanye abadukukiye mu mbabarire ndabinginze pe ntacyo mpfana Murundi ni inshuti zanjye urumva ako nanjye barabizi ko ntacyo twapfaga ariko barakwanze na cyakigane bamwe banga ngo gusemba imbabazi ni byiza ariko si nyine so gusaba imbabazi iyo umuntu asabye imbabazi abagomba kuzihabwa kanwa makuru cyangwa ni n'uburenganzira bwo no kutazima reka kanwa makuru ufatirane Murundi ataraje Burundi kuko Murundi amakuru mfite mu minsi nuko ajya ufatura mwana none namusanga yenda kurahiye ngo iki mani rega iyo wikoreye umutwaro watera umuntu mu gihugu cye naga ari ukumutera nese hari intwaro nge nawe ntwaye namusanga we njyango no kumusaba imbabazi gusa yazima atazima rega nabwo nata nese kubabarira rega n'uburenganzira bw'umuntu cyajya dusoza inyuma ikigana bati kereka Murundi amahoro amwana nkamurera amukamurera barugiye kumwica bimubwiye yanterura akangubita nko hasi ana Murundi ragiye akamarika muhamagara mubwira agaruka agira icyo mubwira kuko nago nyine ko naga ari bunyumve tu nze muhamagaye nawe ari nkawe cyakoza nanjye ariko reka mubwire guhora nuko Imana no gusaba imbabazi nuko Imana kandi tanga imbabazi nibyo bya mbere ariko bara nabitekereza azazigura basi mwinginga turebe ko muhamagare numve ibintu Murundi wari umukore ewe Alexis mwana bifashe nabi rafiki yangu wagarutse ngakubwira koko shaka mwana ntukaneza hano nk'abo mwana Jewe ndi kubwira bro ntukaneza abantu nk'abo ngabari ariko arimo arasaba imbabazi mwana Jewe ni muracyari kumwe turi mu kiganiro nimo gufata amajwi utazavuga ngo nawe akozize akuru umuntu mukuru kwa nawe byuhura n'ubuzima bwoye abantu wacumuga n'ingwe wese tunebakisha isuka umuntu ahubwo washatse ko rino nkabiri yijyane guca yakuze imbere ukubona ko hagarana nawe mu gihe amenye yuko satari we wenda yashutswe imyaka namaje nawe aracyafite n'ubuse imyaka namaje afite imyaka 8 ko afite imyaka ihagize byonyine 20 kuzamuka ntabwo agifite imyaka ubwenge bwo gushuka sibyo ibyo ngibyo rwose nongeye kumuza nawe sibyo naje aho ngaho urumamagaye turi mu kiganiro size mu kiganiro mugiye gutaha n'amakuru sigeze mwaka na ya moto ikanitahire mu reki none aka kanya amakuru mfite ngo nuko ugiye kujyana umwana i Burundi ko kigiye kumujyana i Burundi
Yesu ni kawaida yanjye mane ko abo bantu ndikubona bafite ikibazo ngende ndikunda shakisha amatike mese mike muzambona ndibona siko twapanze se kuzanamerekeza wowe nubwo nashatse nuzabivuga ariko ndikumvise ubivuga nzaguherekeza kuko n'abavandimwe n'abavandimwe kuki bivuze nyine nta kundi nyine uzajya Burundi uzajya Burundi ko nta n'ikintu ufite uri maskini nkanjye hano uzagenda nta kibazo bro ngira imana nkabona n'itike nzamutwara ndamushire mere cyese famille bazamwitaho ndongere ngaruke abo bantu bigo bashaka kuzana ibintu n'ibiki ndebe aba umuntu azabizanira gende igihe nyine nk'inkorokoro nako bazabizana nta kintu byabamarira nzashaka rero uburyo abarundi bazakwakira iwawe Burundi nzashiremereza ku kiganiro bazakwakira aba abanyamakuru b'abarundi n'abandi bareba yishireho cyane banyakira ahubwo naje kandi nta kimwero kiri buhere cyane nacyo bananwerere mbone n'amatike ajyana nubwo nayo panze nako ndabona n'amatike gusa nyene mani uwo muntu umva bari umumere gasopo ari kino kundege ntago tuziranye ubu yishe mu rutaziranye sibyo ahubwo wowe nagumye hano hafi mutegereje mani uzonegera akamoto natana amaguru reka nzambwire cameraman akuzane Shayararakaye mana yanjye nabyumvishije najye mfite kurenza kandi cyo siganiro nzabigenza gute bizi barambwira imboka ko ati nta n'ikintu mfite unenge n'akamoto ajya kwisubiriyeho ajya kujyana umwana w'i Burundi hato na hato mutazamwica umwaka umwana niwe dukorera nirwana kuri kamera nshakira abana banjye ibirayi pe nabwo abagome n'amagambo nyabo batabishaka ariko nitwijya tunwe twigirishije bigomba kuzagena neza none nge ndarenzaho iki ubwo niba yanze kumbarira nuko ariko ntago nzemera ko asubire Burundi atambariye tenage n'ubundi uzajya no guhataho manere iyo umuntu atakubariye ukomeza wumva ubangamiwe mu mutima to reka tugushimire so muranshimira nkoze iki murakoze abadukurikiye mu kiganiro kuri kiganiro 5 mukore subscribe kuri Murundi TV mu supporting imbere neza uzagera neza ibyawe mwarabibonye nibikomeje kuba murabibona igihe kizagera nkuko umuhanzi yavuze ngo igihe kizababwira Imana ibarebe icyoroshye kandi Imana ikomeze barinde abagome n'abagambanyi abarwayi barware ubukira abafite ibibazo bitandukanye Imana bakomeze nitwa Cheketu abanyana n'abana anyana n'abanyana Imana barinde